harya ejo twarebeye hamwe noneho ngo mbere yuko ushaka abakobwa cyangwa se nubona ibintu ku mukobwa runaka uzigera umushaka cyangwa se uzabigende mu gake. Uyu munsi wa none rero namwe bakobwa cyangwa se bagore, nubona umusore mukundana cyangwa se wumvaga ari we muntu mwashakana ariko ukamubonaho zino ngeso, mugiye muri guteretana muri kumenyana, ukabona umusore cyangwa umugabo ukamubonaho ino mico tugiye kurebera hamwe itandukanye igera muri irindwi, uwo mugabo nushaka uzabivemo hakiri kare wa mukobwa we. Ngiye buri abakobwa ngenana barabura, abahungu mujye mubitondera ibi bintu tugiye kurebera hamwe. Nubibona ku musore nibishoboka uzamuve wigendere. Buriya nimba hari ikintu cyanya cy'abantu bose bakwiye kumenya, urukundo ni kimwe mu bintu bya mbere byiza Imana yaremye kuri iyi si. Ndetse ikintu cya mbere Imana yadushizemo twese ni ubushobozi bwo gukunda ndetse no gukundwa. Ngo nta kintu cyiza kiryoha ku isi nko gukunda ndetse nawe ugakundwa. Tukivuga ku bintu byo gukunda no gukundwa ntararenga hano. Kano kantu ngo Imana ngo ikintu gikomeye yaremye kiryohera abantu, gukunda no gukundwa. Tutararenga hano rero iyi cyose si muyikunda, banza urebe none nimba warakoze subscribe. Ibintu by'urukundo nidushaka tuti tubirangiriza kuri iyo subscribe dukomeze. Ariko ngo iyo bigeze mu gufata umwanzuro noneho ku mukobwa wo kuvuga ati nzabana nande bikunze kugorana ku bakobwa. Abakobwa buriya ni abantu bagira umutima mwiza, umutima woroshye, ku buryo rimwe na rimwe ububeshyi bw'abagabo bushobora gushuka umukobwa ugasanga yageze mu magari kwicuza avuga ati uyu muntu ntago ari we twateretanaga pe. Wagera mu rugo ukabona umugabo mwakundanye araguhinduka ukavuga ati ni wa muntu twakundanaga, bikagucanga kubera utugambo twiza abakobwa nabo bakatugenderaho cyangwa se n'ibindi bishuko byose. Niyo mpamvu ngo umukobwa buriya ni umuntu wegerwa n'abantu benshi kuva akiri muto, atiritwa n'abantu benshi babona ubwiza bwe cyangwa se uko yimereye bamwegera ari benshi. Rero ngo biri mu bintu bimugora guhitamo umuntu bazabana. Ati abakobwa akenshi baba barababwiye ati nujya gushaka umugabo uzashaka umugabo guha keya, uzashaka umugabo gukunda, uzakwita akita ku bawe n'umurya, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo biba biri mu mutwe w'umukobwa kazashaka umuntu nkongo. Ariko ugasanga umwana w'umukobwa nibyo bamubwira gusa bakarangirizaho, ntibigeze bamubwira ati bamubwiye ubwoko bw'umugabo agomba gukunda ibyo akora, ariko ntibamubwiye abagomba kwirinda, kuko abagomba kwirinda hari igihe baza bihishe muri ya shusho y'ibintu bamubwiye ya keya y'umuntu gukunda ukora buri kimwe, ugasanga ntago bakubwiye umugabo ugomba kwirinda ukameze wa mukobwa. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ubu bwoko bw'abagabo barindwi cyangwa se imico y'abagabo barindwi wa mukobwa ugomba kugendera kuri. Umuntu wa mbere wa mukobwa ugomba kugendera kuri cyangwa se wa mugore we ugomba no kubimenya ko utagomba gushaka umuhehesi. Nimba ngo hari ikintu cya mbere abahehesi bazi, abahehesi ni abantu bazi kwiyitaho, baba basa neza, bavuga utugambo twiza, bazi nyine icyo umukobwa akeneye kumva, icyo barakizi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa ari kuvuga ati jyora musore ariyubaha, afite n'ukuntu akuvugisha n'uburyo yambaramo n'uburyo yitwara, ntabwo ari nka biriya biza bivuga ibyo bibonye. Kumbe umuhehesi nuko abazi icyo wowe ukeneye kumva, akabariza akakikubwira, ugashiduka nyine waguyemo, ndetse ngo azi uburyo yagukura ku butaka akagushyira mu kirere bitewe n'ukuntu akwitwaraho. Gusa nanone wa mukobwa we, nubwo uwo muhungu ubona ari umwana mwiza, yitwara neza, asa neza, ari bogari, ariko ngo buriya abahehesi no bantu ba mbere b'ababeshyi baba kuri isi. Ati abahehesi bagira ikintu twakwita nk'ingeso iba yaragiye ikabajyamo, cyangwa se umuco batapfa guhindura, cyangwa se nabo ubwo batazi impamvu bawukora. Ariko ngo umuhehesi yakubonye uri umukobwa uri mushyashya mu maso ye, abona kandi uri mwiza, kamere ye cyangwa se umuco uramubwira ngo uriya se nawe byashoboka ko wamugeraho, niko umutima umubwira. Ashiduka byikoze muri yatangiye gutereta yakubwiye utugambo twiza ngo twabwira abandi, nawe atazi igihe byabereye pe, ashiduka byikoze akagutereta, mbega bimeze nk'aho ari ihangana riri muri we, avuga ati n'uyu se namugeraho, n'uyu namugeraho, agatangira akakwereka ko agukunda ari we muntu wa mbere ukunzwe ku isi, nawe ukagenda gutyo. Ariko bitandukanye nuko abagukunda. Iyo rero amaze kukugeraho cyangwa se amaze kuryamana nawe umuhehesi, muryamanye rimwe kabiri, ubwo nyine aba yumva ko mbega ni nka kwa kundi umuntu avuga ati igitego cya mbere, umuhigo wa mbere ndawuhiguye, reka njye ku wundi. Bya bindi nyine urabona nk'ubu ngubu iyo nashyizeho ikiganiro, wenda tubaho urugero, nkuri ikiganiro nkagishyira kuri YouTube. Iyo maze kugishyira kuri YouTube ntago mba ntekereza ngo murakireba ni mukireba biragenda gute, mayindi itijya hehe, ndashyiraho ikihe kindi ni ikihe kindi kiri buze gukurikiraho, nicyo kintu kiba kindi mu mutwe. Cyangwa se nimba maze gusobanura filime ikirangira yaba nziza gute, nitaye ngo barabanza bayirebe umwaka ngo bakiyenjoyinguya mu mutwe yatazamo ngo niye filime yindi ndibuze guha abakunzi banjye, nicyo kiba kindi mu mutwe gusa. Kimwe n'umuhehesi rero, mukimara kuryamana mu mutwe nta kindi kiba kirimo, noneho ndaryamana nande wundi,
ahita yumva nyine ko akeneye undi muntu mushyashya. Ndetse ngo umuhehesi ikindi kintu kimuranga uzamuboneraho ni umuntu nyine udakeneye umukobwa uri seriye batindana n'ibiki, niyo mwaba muri kumwe mugatinda, ariko n'umuntu uba wishakira ibihe byiza gusa, mugirana ibihe byiza ariko abibone n'ahandi ibyo bihe byiza n'ahandi. Ntabwo ari umuntu wumva ko ibihe byiza byarangirira kuri wowe, ni umuntu ukeneye ibihe byiza hirya no hino. Ndetse ni umuntu wumva ko akwiye ibyiza birenze. Nimba uri umukobwa mwiza rwose pe aragushimira, mwagiranye ibihe byiza, ariko arumva akeneye n'ibindi bihe byiza kurushaho, kandi ibyo bihe byiza kurushaho ntabwo ari buze gutekereza ko byava kuri wewe. Umuhehesi ni wa muntu itekora hanze ari gushaka ibintu bishyashya. Ndetse ngo umuhehesi noneho ngo iyo ngeso iragenda igakora ubuhehesi ku buryo mu mutwe haba harimo ko umukobwa ntabwo ari ikiremwa muntu cyo gukunda gikwiye guhabwa agaciro. Oya, we ababona umukobwa nk'igikoresho, avuga ati uriya tuzaryamana, uriya nawe tuzaryamana, niyo byaba ngombwa nkanashyiraho n'amafaranga nkatereta nkigira umwana mwiza, ariko nimara kuryamana nawe mbega nicyo kiba kiri mu mutwe we, akubona nk'igikoresho gusa. wowe ukabona niwe muntu wa mbere ukunzwe ku isi mu gihe muri gutereta, ariko waba kubona nk'igikoresho gusa. Nimba ngo hari ikintu kandi abakobwa benshi bazi, ibyo bintu bazi kubibona ariko bakabyirengagiza. Ukabona umuhungu ni umuhesi, muvugana neza n'iki, ariko mu kanya ukabona ibyo bintu abagukorera hari n'abandi abikorera, uburyo avugishamo abandi bakobwa ntubyitaho, ugatangira gufuha. Nawe abakobwa bakunda ihangana ngo barango ndaza kumubatwara, ngo kuki abakobwa bose bankundira sheri. Ntabwo abakobwa bose bakunda sheri wawe, ahubwo sheri wawe abatuma nyine ababavugisha no bakamuvugisha. Ibyo rero ngo abakobwa rero nabo ahubwo bakwiye kurakarira abandi bakobwa bari kuvugana na sheri we, kandi ari sheri batereta atari bo bamutereta. None ugasanga umukobwa nagiri kubona ko wa musore ari umuhehesi, wowe ugasanga uri gukomeza guharanira ko wamuhindura cyangwa mwagumana ari abandi bantu bamuvangira kubera ka karimi ke keza, uburyo yitwara mu buryo avugishamo abantu. Ubundi ubibona ko umuntu ari umuhehesi ndetse akeneye gushimisha abakobwa benshi kuko nta gushimisha, ariko ugasanga urashaka kubirengaho. Ndetse ukumva ko icyiza cyaba abakobwa noneho bafite n'ukuntu yabonye umuntu umeze gutya avuga ati buriya nteye inda yahita tuza noneho tukanibanira, akumva ko ubuhehesi aburangije cyangwa se ashaka ukundi kuntu babana mwizirikaho cyane, ariko ntabwo ari byo. Nubona umuntu afite ingeso y'ubuhehesi gutyo, nimumara kubana iyo ngeso noneho nibwo izikuba inshuro nyinshi, byaba byiza umuritse hakiri kare. Ni none ngo ubwoko bwa kabiri bw'umugabo ugomba kugendera kuri wa mukobwa we, wa musore ubona ko yujuje ibintu byose usabwa pe, ni umwana mwiza, nta wenda nta nubwo ari umuhehesi cyane, nta ribirye, ni umuntu wiyubashye uba wibereye mu bintu bye biri seriye, ariko nanone akagira ubwoba bwo gufata icyemezo. Wa muntu mbega ubona afite ubwoba bwo gufata icyemezo, ajijinganya gufata icyemezo, avuga tuzi ko igihe kirageze ngo ndongore cyangwa imberetse. Nyine ukabona ibintu byo kwita afata icyemezo, cyangwa se ibyo ni icyemezo cyo kurongora, ni icyemezo cyo kuvuga ngo aramara amajarero y'isi yose bimenye ko mukundana, nyine ari we abantu bose babimenye, yakwereka abavandimwe, yakwereka inshuti, yakwereka umuryango, ukabona aracyabitinya, ukabona murahura arabihisha, ejo mugahura wanamubaza ati se turagana hehe, turi iki ko mbona tumeze nkaho dukunda, ukabona ntarafata icyemezo reka tube tubigenze mu gake, mbe ukabona ni ibintu atinya. Uwo muntu nawe nushaka kujya umugendera kure. Ati ubwo ni ubwoko bw'abagabo bitinyira kumaramaza ngo bajye mu mubano pe, babaho bigira ubwo bwo kuvuga ati ibintu reka mbenze kubijyamo mbe ngenze mu gakeya, niyo kamere yabo niko bateye. Abo ni abantu nanone nimba ukeneye umuntu muzamarana igihe kinini nk'umukobwa, atari wandi kuvuga ngo ni iby'akanya gato, mubonamo umugabo mwazabana, uwo muntu mbega wamugendera kure. Ndetse ni wa muntu ubona ko yishimiye rwose kuba muri kumwe, mukunda, namutereta, namusohoka, ariko ukabona nushaka kuvuga ku bintu by'igihe kirekire, ejo hazaza hanyu, ukabona byari kubihunga, mbega ari kubona utangiye kumwicira ibyishimo by'ako kanya, nyine ukabona we gahunda z'ejo hazaza z'umubano wanyu ntabwo arazitekerezaho. Uwo muntu aba ari kugutesha igihe. Ngo kandi ku mwana w'umukobwa nimba hari ikintu cya mbere ugomba gutekerezaho, abakobwa muri mu kira kintu mu cyumve, abakobwa ntabwo ari nk'abahungu. Buri umukobwa w'imyaka 21 ujya kubona ukabona rwose bari kuvuga ngo ni umuntu mukuru, yakagombye kuba yarashatse, nibo bagatangira kumushyiraho igitutu ngo yashatse, nubwo wenda atari byo. Mu gihe umuhungu w'iyo myaka baba bavuga ati ni umwana rwose, uriya ni umwana, ahubwo naze yicare hasi bamuha igikoma. Biratandukanye rero. Nk'umwana w'umukobwa ugomba kumenya ko igihe cyawe kiba kiri kwihuta, niyo mpamvu nta muhungu ugomba kugutesha igihe kandi wibona. Ati uyu ni wa musore uzabona yifuza cyangwa anezezwa no kuba muri kumwe pe, nicyo kintu kimunezeza kuba muri kumwe, ariko niyifuza ko mwaganira ku kintu kimwe cyabahuza, yaba umushinga wabahuza w'ejo hazaza mwaba mukora mu gihe muri gukundana, yaba ibintu byo kuba mwavuga ngo mutangire mwihe intego z'ejo hazaza, cyangwa igihe mwazabanira, cyangwa ibintu mbega bisa nkaho byabashyiramo byagaragaza ko ejo hazaza yaba ari umuntu wawe. Ibyo bintu ukabona arabihungira kure, akaguha urwitwazo, impamvu zidafatika. Uwo muntu umugendere kure, ariko gutesha igihe umukobwa, uko nibo aba bantu babaho bitinyira rwose gufata icyemezo, akumva mwamuri kumwe ariko agatinya kuba yafata icyemezo. Babaho abo bantu
kandi biragoye ko wamuhindura wa mukobwa we. Byaba byiza rero urebye ukuntu udakomeza guta igihe cyawe. Nanone ngo ni ba bantu yumva ko mwakundana n'ibiki byose, ariko nuza n'igitekerezo noneho cyo kuvuga ngo ubukwe cyangwa kubana cyangwa gutekereza kuri ejo hazaza ukabona ari kubikwepa. Abo bantu bagendere kure. Iri zina ubundi bita bano bantu babita ngo nabangiza ibigihe. Bano bantu nyine barimeze gutyo babita abantu bangiza igihe. Abo babaho cyane hano hanze, niyo mpamvu ukwiye kubakwepa. Mbega ni wa muntu udafata icyemezo ngo mugumane mubashe kuba mwapanga iby'ejo hazaza mubane, kandi ukabona none ntagashaka kukurekura ngo akubwira ati igendere basi ushaka undi. Ukabona ari hagati, mbega ntashyushye nanakonje, ntashaka kukurekura ariko ntashaka ko umuntu abana byeruye. Nanone ngo undi muhungu wa mukobwa ukwiye kugendera kuri cyangwa ukavuga ati ubundi uyu muntu ntabwo twabana ngo bizamara igihe cyangwa se bikunde gucamo neza. Niba abahungu bita ngo ni hungu ya mama, njya numva ariko mu kinyarwanda bita Jean Marie Mikoroje. Ba bantu bitwa ngo ni bahungu ya mama. Wa muntu mbega usanga amarangamutima ye yose, ibintu byose agiye gukora, imishinga ye yose, ikintu cyose agiye gukora agomba kubanza akavugisha mama we, akabaza mama we. Mbega ukabona mama we ameze nk'ari nawe ufashe icyo cyemezo, ntabwo ari umuhungu ugifashe. Ubundi hari ukuntu ubwira nka mama wawe ndaburi kugaruka ati Mary ngiye gukora ibi n'ibi unsengere bicemo, ahubwo ukabona ni wa muntu umera nk'aho abanza ameze nk'uri gusaba gawushya mama we, nka kwa kundi umwana bakiri muto agasaba gawushya ati kuca kujya gusura umwana twigana, mama kuca gukora iki kintu gikore, uyu mukobwa wamukunze mukunde. Ese mbega ukabona ntago yafata icyemezo keretse mama wari ufashe icyemezo. Abo bagabo nabo bariho hano hanze. Mbega ni wa muhungu ubona ari umwana mwiza, ariko ikintu cya mbere kiza imbere mu buzima bwe ari mama we. N'ubundi niko bikwiye kugenda. Mama niwe muntu usimbura nk'Imana ku isi, mbega niwe muntu uhambaye twese twubaha. Ariko nanone uyu musore abakabije, biba bikabije. Ndetse n'icya gihe usanga nta cyemezo gishobora kuba cyafatwa mu gihe muri gukundana cyangwa ngo kizafatwe mu rugo rwanyu mama wanyu atakyemeje. Hahandi mu rugo mbega iyo Dry Cleaner ubahiga bose muri Kicukiro Centre ni G Chrysson Lix mu cyerekezo cya Kamagen ku muhanda KK 440. Dutanga serivisi zo gufura, kumisha no gutera ipasi imyenda y'ubwoko bwose no guhanagura kinyamwuga, amakote, amatapi, tunafura intebe n'ibindi byinshi. Dutanga serivisi ya express y'uwo munsi ukayitegereza wikinira biyari kagure umupira mpuzamahanga kuri ekara ya rutura. Kuba byifuza tubatorera imyenda yanyu mu rugo tukayigarura itunganyije. Duhamagare kuri 0785 065 100 cyangwa 0789 540 382. Umusore mumaze kugera mu rugo mubana usanga mbega umugore ameze nk'uhanganye na mama, ku buryo umugore usanga bibaho hano hanze. Nimba hari abagore cyangwa abakobwa bigiye bibaho, mubishyire muri comment abantu bayibone. Ugasanga mbega umusore mu rugo mama we aba ameze nk'uhanganye n'umukazana we. Mbega umugore ahora abwira umugabo ati ariko warongoye warongoye mama wawe, washatse ndi kumba mbona nta jambo ngira. Ubundi ngo bano bagabo bakunze kubita ngo nabana ku mutima. Nanone ngo bano basore ngaba yumva ko nanone ngo kubera ukuntu uyu musore amarangamutima yose abazirikiye kuri mama we, ngaba yumva ko ngo umukobwa agomba gushaka bagomba kuba ameze nka mama we, kandi abantu ntago bahuza ngo bamere kimwe 100%. Ku buryo rero iyo mubanye akaza kubona ko wihariye ufite umwihariko wawe, umwihariko utandukanye n'uwa mama we, bitangira kumucanga akajya kubonamo kuri ikibazo wa mugore we wakagobye kuba umeze nka mama we, kandi buri muntu afite ukuntu aba yihariye. Niyo cya gihe uba ufite umugore w'umunyabwenge wakugira inama nk'umugabo, mukicara mu rugo mukajya inama y'ikintu mugomba gukora, ariko ejo mu gitondo umugabo wawe mwari mwemeje ibyo mugomba gukora ukumva yabiganirije mama we akamubwira ati ibyo bintu umugore aba yakubwira reka bigomba kugenda gutya, wenda ibyo bintu umumama nta n'ubumenyi abifiteho, nta n'ubwo ari byo yize, nta n'amakuru abifiteho, ariko kuko mama wakubwiye ati ibyo bintu mubyihorere, umusore ukabona ashabwira umugore bari bamaze gufata icyemezo ati mama bya bintu yabyanze tubyihorere. Abo nibo bagabo barahari abo bagabo. Nimba uzi ko uyu mugabo mwigezemo umeze gutya, uri umugore cyangwa uri umukobwa, jye muri comment ubitubwire. Ati nicyo gihe uzasanga umaze kugera mu rugo uri umukobwa cyangwa uri umugore cyangwa uri no gukundana, ukabona ntuzi umwanya wawe nk'umugore, ukabona none na mama w'umusore nawe nturamenya umwanya, ukibaza ni mama we, ni umugore we, ni umujyanama we, ni Imana ye, mbega bikagucanga nawe nk'umugore mu rugo, ukajya uhora mbega uri mu miserero, ku buryo umusore atangira kuvuga ati wanga mama wanjye, na mama agatangira kumera nk'aho afuhira umuhungu we, mbega bikagucanga nk'umugore nawe ukabona birakurenze. Nk'umugore rero nubona umugabo ameze gutyo, byaba byiza witondeye gushakana nawe ukabigendamo gake, kuko uwo muntu ashobora kuzagutesha umutwe cyangwa mama wakagutesha umutwe mu buryo utatekerezaga. Ugasara no ukajya unifuza ko yakaba yari umugabo basi ufite n'undi mukobwa ateretaho kugira ngo mbega mama we bimere gutyo, kuko n'ubu uhanganye n'umuntu
utabona n'ukuntu uvuga, ku buryo umusore utamubwira ngo biriya bintu ubukorana na mama wawe nta cyemezo gifatwa, birangira ugaragaye nk'umwanzi w'umuryango cyangwa se nk'umwanzi wa mama we. Buriya iyo ari ubundi mukobwa atereta byibura ubasha no kumutuka ukamubwira turiya musore uriya mukobwa mureke, biriya ni imico mibi. Ariko iyo ari mama we none biragucanga bikakurenga ukicara ukaba nk'umusazi ukabura n'ikintu wavuga, kuko nujya kuvuga kuri mama we murashwana noneho burundu. Nujya kuvuga kuri mama we abantu baravuga ngo uri umwanzi w'umuryango w'umusore ngo wowe ugakunda umuryango wawe. Icyo nicyo kibazo abakobwa bakunze kugira. Ariko ngo nk'umukobwa uwo musore impamvu ugomba kumureka, ugomba kugendera kuri Bibiliya. Hari impamvu Bibiliya yavuze ngo umusore azasiga mama we na papa we cyangwa se n'umukobwa ajye kubana n'umugabo we, bajye kubaka umuryango wabo. Ntabwo yavuze ngo uzazana ngo uwo musore ngo azazana na mama we, ngo n'umukobwa azane na mama we cyangwa na papa we ngo baze ngo mukore ubukwe murongorane. Oya, hari impamvu Bibiliya ivuga ngo igihe kiragera ugasiga so na nyoko ukajya kubana n'umwakundanye. Ubwo umusore abasize nyina agasigarana na se cyangwa agasigarana n'abana be, nimba abafite bandi nta mugabo afite, ntabwo aba agomba kwivanga mu by'urugo rwanyu. Namwe ntabwo mwigeze mwivanga mu by'urugo rwe. Nimba ari ubufasha mu bumuhe, inama za kibyeyi zirakenewe mukabiganiraho nk'umuryango, ariko apana gutyo kumera nk'aho mama w'umusore ruza gufata ibyemezo mu rugo rwanyu. Abantu rero bameze gutyo babita ngo bahunguye mama. Bano bantu ngo bakunze gutuma urugo rutabera umukobwa rwiza pe, ku buryo umukobwa ari umusaza. Nimba ubona umusore ameze gutyo bumuritse. Ati nanone abandi bagabo wa mukobwa ukwiye kwitondera gushakana nabo, wenda rimwe na rimwe utekereza ngo ni ukugukunda cyangwa se ngo ni ugufuha cyane, ni ba bagabo bitwa ngo ni babandi mu kinyarwanda cyize babandi nyine bameze nkaho bagukontorora, cyangwa se ugomba mbega nta kintu kimwe wemerewe gukora batakikwemereye, mbega ku buryo umera nkaho nta burenganzira ufite, cyangwa utari umuntu mukuru mwahuye ukuze nawe, hari inshuti wari ufite, hari abantu mwari muziranye, hari uburenganzira bwawe ufite nk'umuntu mukuru. Hahandi mbega ngo no kujya guhura n'umuntu wo muri famiye yawe ari we wese n'uwo muvukana agomba kuba yaguhaye uruhushya, yabikwemereye, azaho muri buhurira, azi n'igihe muri bumarane, ari buze no guhamagara ubwira ati taha abo bantu muri kumwe n'ubwo ari abo muri famiye yawe bubaretse, wa muntu mbega ugukontorora. Nanone ngo nta cyemezo na kimwe ushobora gufata uyu mugabo atacyemeje. Umugabo umeze gutyo kandi utangira kubona mu gikundana, kugeza kuri buri telefone witabye aba agomba kuba azi uwo muri kuvugana, azi ni muntu ki, mwamenyanye gute, ka detaye gukanda akadetaye gukandi kakandi nawe ubona ukavuga ati ariko ndi muri gereza bimeze bite. Buryo mbega bameze nkaho nta bundi buzima wigeze ugira cyangwa se ugira usibye we gusa. Ati uwo muntu rero numubona gutyo ntuzajye umwibeshyeho ko ari ukugukunda, ari ugufuha, abakwitayeho cyane, aba aguhangayikiye. Oya, ni ingeso y'abagabo bameze gutya bakontorora. Bano babita ngo ni control freak. Ndetse uyu ni wa mugabo iyo ibintu bitagenze nk'uko abishaka ujya kubona ukabona kuko ubuzima bwawe nk'umukobwa bukubereye nk'ukuzimu. Ndetse uyu mugabo kuba gukontorora gutya akakugenda akantu kandi akamera nkaho ari gutekerereza ibintu byose, mbega wowe nta buhumekero ufite, nawe ukavuga kugira ngo ntanga amahoro ariko ibintu byose njye mbimumenyesha. Uyu ni wa mugabo ukora ibi ngibi atari ukubera ko agukunze, ahubwo kuko ari karemye ari control freak, we biramunezeza kumva nibwo ari umugabo nyine kukubangamira, nibyo bimunezeza gutyo, ku buryo mbega ubuzima bwawe bwose bugomba kuba bushingiye kuri we gusa, nta bundi buzima ugomba kugira usibye we gusa. Ndetse yumva ko ari byo bimugira umugabo nyamugabo. Nanone ngo ikibazo cy'aba bagabo nanone, wa mukobwa we nubona umusore mukundana ameze gutyo, handi telefone yawe ayifite, wari wumva nk'umusore ukubwira ati WhatsApp yawe igomba kuba iri no muri WhatsApp yanjye ya telefone ye, ugasanga Instagram njya mbibona we, ugasanga umusore gutegetse nawe ngayifite muri telefone ye, ku buryo mbega wagira ngo nta bundi buzima ugira nyine, ku buryo mbega bagukontorora akantu kose akadetaye kose, ngira ngo aho ngaho uri kumva abo bantu. Ngo ikibazo cy'abantu bameze gutyo nubwo mukuba mukundana, ngo ni ba bantu noneho ngo iyo ni ingesi ikora ntabwo ari ingesi igenda igabanuka. Iyo mumaze kugera mu rugo noneho wariswe uwe mutagiteretana gusa, noneho nyine nibwo uvuga ati nagiye gushakana ubundi n'uyu muntu ndeba hehe. Niyo mpamvu nubona umugabo ameze gutya afite iyi ngeso, byaba byiza iby'ubukwe mubiretse, cyangwa se ukabanza ukamenya nimba yabireka burundu. Si ingeso ngo nigishira ahubwo wamureka. Kubana n'umugabo nk'uyu nguyu ngo ni nko kubana n'intare mu mwobo, hahandi uvuga ati akanya kose ninyeganyega nimumeka cyane iraza kundya. Ntabwo ubuze ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kugukora, kuko akantu kose nyine karamutungura. Handi wambaye ijipo ngufi yagenda uyikuremo, ugomba kwambara ibireshya gutya, byangombwa kanabikugurira umuntu nk'uwo nguwo nyine. Ndetse ngo iyo ushakanye n'umugabo nk'uyu nguyu ni nko gufata ubuzima bwawe ukabushyira imbere ya sekibi ngo abukontorore. Iyo ushakanye n'umugabo nk'uyu, ibyishimo byawe ubu bifashe byose ukabimuha ukabubwira ati njye nzajya nishima ari uko weho wishimye wa mugabo. Mbega icyo gihe ibimunezeza nibwo ugira amahoro. Atirishimye atari akantu kamunejeje we ntabwo wishima. Kandi buriya gukunda umuntu ukiyibagirwa ni amakosa akomeye. Ikibazo muba mwivugisha ngo abagabo barabuze bigatuma upfa gushaka ubonetse wese kandi izo ngeso zimubonaho.
umuretse kuko kugira ngo uzagende ubabara ubuzima bwose. Bashiki banjye rwose ibyo bintu mwabireka. Nanone abandi bagabo ngo ugomba kugendera gake wa mukobwa mbere yuko ushakana nabo cyangwa se ubana nabo by'ubuziraherezo uvuga ngo uyu muntu tugiye kubana. Umugabo wa muntu nyine ntago ari ukuvuga ngo ni umukene. Yego hari igihe umuntu aba ari umukene nta mafaranga afite by'ako kanya, ariko nk'umukobwa ukabibona ko ari umusore uba wagerageje, ubyuka yihiringa, ateka hirya hino hino imitwe bya bindi byacu nyine uba wihiringa ugerageza gushaka amafaranga, ukabona ko ari umuntu ugerageza nyine kureba ko yatera imbere uko bishoboka. Abakobwa rero umuntu nk'ubu bakunze kumwirengagiza, ugasanga baramukatiye ngo ni umukene, ariko ugasanga n'ubundi cyangwa se umuntu nk'uwo nguwo ubundi wakagombye kuba ari ushaka. Nanone ngo undi muntu ahubwo ukwiye kugendera kure wa muntu udafite amafaranga, wa musore mbega ubona ko nta mafaranga afite, ariko ukabona nta na gahunda afite yo gukora, ari mu matabi, ari mu mayoga, ari mu businzi, ariko we kuko umukunda na akabogari cyangwa se hari ibyo musangira, hari ukuntu muhuza nyine mukavayibinga hagashya, ukumva ngo birakunejeje, ukumva wamushaka, ngo nibyo ngibyo. Ugomba kumenya ko urukundo buriya rugeraho rukamera nkaho rushize bitewe n'izindi nshingano zigenda zivangamo. Murabyaye, mufite amafagitire yo kwishyura, urugo ruri kubasaba byinshi. Icyo gihe akenshi iyo mugeze mu rugo ubanye n'umuntu nk'ungora mukurikiyeho ngo nukumva umukunze gusa ariko ubona ari agasore kimbwa pe. Ubu bwa mvuga ntago ari ukuvuga ngo nuko adafite amafaranga by'ako kanya, ahubwo ubona ari umusonga rero wa muntu udashaka no gukora, uvuga ati biriya bintu sinabikora, nyine ukabona yararegeje pe. Uwo muntu uzamurike, niyo waba umukunda ariko ukabona nta gahunda afite yo gukora, umuretse. Ariko nimba ari umukene ukabona aba yagerageje, ateka imitwe, ategura imishinga byanga, agira gutya hirya no hino nta hantu adapfunda imitwe, wowe ni umugabo wamushaka. Ku kanya kariko kose araturitse, ariko abantu bose ubona bafite amafaranga hano hanze byatangiye nyine bihiringa bashakira hirya no hino, ukabona hari ibikunze bino bikanga, ejo ibindi bigakunda. Ariko wa musonga rero twadusore nyine muratuza, turiya tuntu ushatse watureka ni waba udukunda, turiya tugabo tumeze gutyo. Byo kuvuga ngo uramukunda ngo ikigenzi ngo upfa kumumukunda kandi ubona nta kintu ashaka gukora, nta gitekerezo kizima afite, umubaza ati se nyuma y'imyaka 5 urabona tuzaba turi, akakubwira ngo wapi, ngo ca abirimo wana, akahita ashyiraho igitabi n'ubumugi, ngo ca azabikora ibiki, se ca azakora ibiki, uwo muntu bumuretse. Nanone ngo undi mugabo ugomba kwitondera mu gihe mugiye gushakana wa mukobwa, byaba ngombwa ukanabivamo, wa musore uhora uguca. Hari umuntu wenda bishobora kuba byagwirira akaza akaba yanakubwira ati nigeze kuguca inyuma, akabyemera, ukabona rogereta, cyangwa se ukabona kuko ntago ari ibintu bye, n'ubundi nawe ukabibona ko hashobora kuba hari habayemo ikibazo pe, bibaho. Ariko hari n'umuntu mukundana ugasanga uzi ko yaguciye inyuma nko ku nshuti yawe, uzi ko yaguciye inyuma kuri uyu n'uyu, wigeze kumufatira hari n'igihe umusanze mu rugo ari kuguca inyuma, mbega inshuro nawe utabara, ukumva ko wenda ari mushakana bizashira nyine tu. Abantu baguca inyuma nk'ingeso nk'iyo ngiyo, aho kugira ngo igabanuke iyo mugeze mu rugo, irakura cyane kurushaho. Ngo niyo mpamvu nk'umukobwa nimba wifuza kuzabaho ubuzima bwawe bwose wishimye, wikwirengagiza umusore uguca inyuma, ukabona niyo kamere ye nyine kuguca inyuma, nawe ukaba ubizi ko n'igihe mwari yari fiyansi wawe, ariko ikibazo ari igihe bafite amafaranga ukavuga ati ntari bitungo, n'ubu hari ukuntu bishyizemo ngo abagabo bose baca inyuma. Oya, ntabwo abagabo bose baca inyuma. Niyo mpamvu byaba byiza weho uwo muntu umuritse hakiri kare, ukishakira umuntu utuje utazagusaza, kuko ushobora kugera mu rugo ukazasanga ubuzima bwawe bwose nta byishimo ugize, cyangwa ugasanga umuntu ari kuvuga ngo mbone nagera mu rugo nzagenda muhindura gake gake, nabona inshingano, nabona afite abana azagenda ahinduka gutyo. Ntabwo ushatse umuntu ugende ujye kumuhindura umureme bushyashya kurusha uko mwahuye akuza ameze. Byaba byiza uwo muntu ubaye umuritse. Ubwo nyine ndi kuvuga abantu baca inyuma, hari umuntu nyine bizwi ko ari umuntu uca inyuma, akeneye guca inyuma abantu benshi hirya no hino, ajya hino nyine, ku buryo niyo mukunda ni umuntu nawe ubwawe ubizi, ubibona, uba waragiye umufata kenshi ariko ugasanga ngo mugiye kubana. Umuntu nk'uyu nguyu nimushakana uhora ajya hirya no hino mu gasozi, nimukundana nyine ngo uzamenye ko wirengereye ingaruka zo kutavuga ngo azahinduka, cyangwa se ngo ibyishimo ngo uzabyakira, ahubwo uzamenye ko ugomba no kwirengera ingaruka z'ibyo azakuzanira mu rugo, kuko umuntu nk'uyu nguyu hari byinshi akura hanze akakuzanira mu rugo. N'ahandi uzajya kubona ukabona haje abana nk'igihumbi ugomba kurera, ukabona hari ibintu by'ibirwara bigiye bigusanga mu rugo, kandi wari umuzi ko umuntu n'ubundi ahora hirya no hino. Mbega umuntu nk'uyu nguyu ni byinshi. Nimukundana ukavuga ati ndamwakiriye uko ari, nubwo ahora mu bakobwa hirya no hino, ngo banambwiye ko abagabo bose baca inyuma, abo ni abakubeshye, cyangwa se abakundanye n'indaya z'abasore, dore ko ari nyinshi. Aba n'abasore dusenge, izo nzira tutazigenderamo. None ikoreye poromosiyo simbakira, mbabarire nimumpamagare. Ariko ikintu nkubwira, ugomba kumenya ko nushakana n'umusore umeze gutya,
ugomba no kwirengera ingaruka z'ibyo azakuzanira mu rugo rwawe. Ni byinshi, umuntu uca inyuma gutyo ni ibibazo byinshi cyane. Hari n'igihe aza bamukubise nk'umuhini ari kuvirirana ngo bamusanze ku mugore w'abandi, nabyo ukajya kurwana nabyo, imiryango yawe kumirwa ikavuga ati se byagenze bite, ugasanga hari n'ibyo utangiye kujya uhisha famiye yawe uvuga ati famiye yanjye nimenya ko nashatse umugabo nk'uyu. Ndetse abagabo nk'aba ni babandi uzasanga ujya kumva ngo wageze mu rugo usanga ari no kuryamana n'umukozi, kuko bimurimo guca inyuma hirya no hino. Ikindi nk'umukobwa ukwiye kumenya, nimba ubona ko umusore muteretana atigeze ahinduka mugiteretana, ntuzumve ko azigera ahinduka yarageze mu rugo, wapi. Nanone ngo undi mugabo ugomba kwirinda wa mukobwa ukabigendamo gake, wa mugabo utazi kuba umugabo nyamugabo, utazi gufata inshingano, wa muntu utazi nawe ubwe kwifatira icyemezo cy'ubuzima bwe, wa muntu mbega ujya kubona ukabona ahora aguza inshuti z'amafaranga, ntazi ko agomba gufata inshingano, akavuga ati nimba ndi mu bukene cyangwa mfite ibibazo ngomba kubyimenyera gake gake, apana kuba umutwaro ku bandi. Ukabona ni umuntu udatinya kuba umutwaro ku bandi bantu, yaba inshuti ze, yaba abo biganye, yaba famiye, ukabona ari kuyiguza amafaranga ku buryo ushaka no kumuhuza n'iwanyu ugasanga nabo ubwabo yatangiye kubabera umutwaro, kuko nyine yumva ko akwiye kumera nk'aho yitaweho, ubuzima bwe nawe ubwe atari inshingano ze, yumva ko ubuzima bwe hari nk'abandi bantu ubuzima bwe bwabera inshingano. Ndetse ukabona ni wa muntu ushobora kuguza abantu amafaranga, ukabona nta gahunda afite yo gushaka kubishyura, mbega ntabwo azi gufata inshingano nyine. Undi umugabo nyamugabo n'ufata inshingano akavuga ati nimba nafashe wenda amafaranga hano ngomba kunayahasubiza, mbega akaba ari adakemwa mu mico nyine n'uburyo yitwaramo, ukabona ko ari umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo ni uwanga umugayo. Ukabona ni wa mugabo uhora agurirwa inzoga n'abandi bagabo, ngo runaka yari yansohokanye, ngo ntuzarampamagaye ngo agiye kungurira inzoga, gusa ko runaka njyanye aha nawe, ukabona nawe ubwe anejejwe no kuba ubuzima bwe bumeze nk'aho buri mu nshingano z'abandi. Uwo muntu buriya nta mugabo umurimo. Ujya ubabona ukabona ni umuntu abantu bagurira guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere atarafata inshingano, avuga ati ariko gute bangurira agiye gukina abagurira. Uwo mugabo n'ubundi no mu rugo iyo agezemo nyine ubuzima bwe ntabwo abasha kuba yabufata mu nshingano ze, yumva ko yabugira umutwaro w'abandi bukaba inshingano z'abandi bantu. Ngaho rero ibaza ubuzima bwawe n'urugo rwawe n'abana bawe ukuntu bazaba ari mu kangaratete umuntu nk'uwo mubaye. Ndetse umuntu nk'uyu nguyu no gufata icyemezo cy'umuryango gifitiye umuryango akamaro biramunanira pe, ntabwo nyine azi gufata inshingano. Ndetse uyu ni wa mugabo uhunga inshingano kure cyane. Nimba uri umugore wifuza kugira urugo rwiza n'ejo hazaza heza, uyu muntu ntabwo ari umuntu mukwiye kumarana ubuzima bwose usigaje ku isi. Buriya keretse nimba nawe nyine ari bya bindi uvuga ati reka dushakane nyuma y'umwaka duhane divorce, ariko nimba ugiye gukora ubukwe uvuga ati ni umuntu tuzamarana ubuzima bwanjye bwose, uwo ntabwo ari mukwiye kumarana ubuzima bwose. None buriya nk'umugore uba ugomba kumenya ko umugabo mugiye kubana ari wa muntu wagushyigikira, wakora uko ushoboye akaritangira umuryango we, akaba nk'ishyiga ry'inyuma ry'umuryango we, mbega umuryango ukaba uri mu nshingano ze, apana kumva ko ushakanye n'umuntu nawe ubwe ubuzima bwe butari mu nshingano ze. Nanone wa mugore we, ubundi niba ushakanye n'umugabo wakagombye kuba uri umufasha we, mufashanye. Ariko nushakana n'umugabo utazi gufata inshingano, ni cya gihe uzasanga ari wewe ukora ibintu byose byo mu rugo, ibyemezo byose byo mu rugo ni wowe ubifata, ni wowe ubaye umutware w'urugo, ni wowe ubaye nk'umwarimu w'umugabo wawe, umeze nk'ugiye kumurerana n'abana mwabyaye, umubwira ati si wagiye ugira gutya, kuki utagira uko ari byo uhoramo. Mu gihe ubundi umugabo mwagombye kwicara atari ko dukora iki, ariko uyu mugabo nk'uyu nguyu mushakanye nicyo umubwira wagiye ukora ibi kugeza mushaje. Ubundi umugabo nyamugabo ni wakagombye kuba urugero rwiza, nawe ubwawe nk'umugore wamureba ukavuga ati uyu mugabo namufatiraho urugero, nibi nawe adakora nanjye simbikore. Cyangwa se mbega nawe ugatangira kumva wabaye umuntu munini cyane nk'umuntu mwashakanye, uburyo atekerezamo, uburyo afatamo ubuzima iki, nawe ukumva wakagombye kumufatiraho icyitegererezo, cyangwa se mugahuriza hamwe mukajya inama. Ariko nushakana n'umugabo ngo umeze gutya urarigushije, uyu muntu nyine ntuzagusubiza inyuma gusa, ku buryo we n'abana bawe nta rugero bamuboneraho, ku buryo n'umwana hahandi umwana nyine ubona adafata papa nka roro modotu, habona ko papa wari idage nyine nabuze n'iki, mbega ujya ubibona ukabona umwana ntiyemera papa we, habona ko papa wari umuntu uraho nyine nta kintu kizima yamukuraho. Niyo mpamvu aho kugira ngo ushakane n'umugabo nk'uyu wabyihorera, cyangwa se ukavuga ati izo ngaruka nzazirengera, ngiye kumurerana n'abana tuzabyarana, nawe ajye mu bandi murere. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Umugabo nyamugabo ntuzi gufata inshingano no kwirengera ibyavuye mu myanzuro yafashe, agahangana nabyo nyine. Ibyo biranga umuntu w'umugabo nyamugabo. Reka nkubwire ngo aho hasi uri kureba kino kiganiro ndetse subscribe, kandi iyo subscribe twikomereze n'ibindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.